Ibisorori bibiri asuma tureke imikino no kunesha umwanya. Ibisorori biri he? Ntango mbizi. Ahubwo hamagara ndeka gamba bari guhuraga. Uzi ko wajyanga ibisorori byabuze n'ibyaha. Asuma buretse mbana. Ibisorori bajya kubigura n'igiciro washyizeho. Hari n'ibintu washyizeho. What's up beautiful people, mumeze mute? Ngiye meze neza ndashima. Twari tumaze iminsi tutari kubonana neza ariko ubu ndakeka nagarutse. Nta bintu byo kwivuga byinshi n'ubundi murabizi ko ari Asumani wanyu ugarutse. Uyu munsi mbazaniye ibintu bya hatari birenze. Uyu munsi rero prank ngiye gukora imeze gutya. Ariko mbere yo kuvuga prank mani mubanze mumbwire nimba mumeze neza. Mujye muri comment mumbwire ko mumeze neza kwako igihe kinini tutabonana kabisa. Haciyemo iminsi nari mugiye mu tuntu twinshi ariko ubu ngubu ndakeka icyo ari cyo gihe ngo mbazane ibintu byataye byari bimaze iminsi ndi gutegura birenze kabisa. Nimba bwa ngo birenze mwumve ko birenze. Nimubona birenze mujye muri comment mushyiremo imitima myinshi dusuhuzanye kabisa twari dukomboranye. Uyu munsi rero nje gukora prank ariko prank ngiye gukora ni njye muntu yizi n'undi muntu umwe bita Mama Kesha ndakeka mwaramubonye. Namusabye ubufasha nyine ko yamfasha tugatungura mu makame tukamukubita prank y'umuriro. Uko mubibona hano rero hari ibisorori. Muri kubibona murabibonera hano inyuma ko ndaza gufungura mbibereke. Uyu munsi rero Mama Kesha namuhamagaye ndamubwira ati nshaka kumfasha kuri iyi prank. Ukamfasha nkaza ukahamagara Mama Kami ukamubwira ati uze kunyohereza amafoto y'ibi bisorori nimba ashaka nyine urumva ko ari bufate nk'aho nawe ashaka kubigura hari. Ubwo ukuntu bigiye kugenda ngiye gufata ibi bisorori ngende mbihishe. Mama Kami araza aje kubifotora nkamwohereza amafoto aza bibure hano mu gikoni. Nabibura mubwira ati nta hantu mpure n'ibisorori nta nubwo nzi ahantu byagiye. Ati nanjye nabibonaga biteretse hano ariko sinzi ahantu byagiye. Ako nyine arasanga nanjye ndi mu turimo tw'amaboko kamera yo ndaba nayitsembye ukuntu ntabwo ari buze kuba ndakeka ataza kuba uri kuyibona ntabwo ari buyibone ndashakisha uburyo nyihisha. Ikindi kintu ndi bukore ndaza kumutega akantu k'agakamera kugira ngo amajwi abagereho neza. Ubwo neyira nawe kubera ko ntabyo azi nyine ari mu kazi bisanzwe araza mubaze ahebe. Ubwo najya nyine nze kureba Mama Kami abuze ibi bisorori n'ukuntu nabonye uburyo yabikunze nyine ndebe uburyo yitwara ndebe uburyo asarama. Mba ndashaka kubona nyine yasaze nyine afite umujinya wa danger. Ubwo ngubwo reka nze mbitegure turaza gusubira Mama Kami naza. Ndabakunda cyane mugomeze mukurikire muze kureba uko birangira. Gusa nyine mu nsengere kuri iyi shuri ibintu ngiye gukora byo birimo risk ya danger itabaho. So guys, ubu ngubu Mama Kesha amaze kumwubitira arambwira ati maze kumuvugisha mwemera ko agiye kubimukorera. Ubu ngubu rero nicyo gihe ngo dutangire ariko sasa tutararengaho. Imana imfashe Mama Kami ntambumbure kubera ko gukorera nyine umuntu prank usanzwe ukina filime wirirwa imbere ya kamera biragoye ko nyine warangiza prank atarabimenya ariko birasaba nyine ubwenge bwinshi biraza kumvuna ariko ndabizi birakunda ko nanjye uburyo na setinze hano ntango wapfa kurabuka nubwo waburinde. Mu Rwanda ninde mwagiteri muzi urenge tuzigukira mu filime ni mabuje ariko nawe ntabwo ari bubimenye. Ndashimira umuntu uri kumfasha kuri kamera uyu munsi nawe nabonye afite ubwenge buhambaye urebye ahantu yasembye kamera nta nubwo wanahatekereza. Ubu ngubu gutangira nyine mbe nikoresha uturimo tw'amaboko ubwo Latifa ambwiye ko bavuga yagiye kubimukorera hanyuma dutangire nyine muze mukurikirane murebe uko biri bugende. Hano nari ntarabereka yasohora papa ko mbanze mbereke n'uburyo imeze ariyo nkaho uyibutse 10. Sinzi uko wabyitwaramo. Uyirebye gutya wabona ari borimo ariko hano harimo imizigo. Ubu najya nyine ubu nyine ntabwo ngende buterura ikarito ngiye kubigumisha muri aya mashashi yabyo
mbijyane kugira ngo nyine azabona ko amasorori ari ahapfundura heza. Nari nkibereka nyine ukuntu ino sorori iba imeze, ntabwo ari imwe nta nubwo ari ebyiri, nk'uko mubibona ni isorori 3 zimeze fresh, nizo tuzariramo ku irayiti. Reka nzisubizemo hanyuma dutangire tuyazumure. Umuntu sasa. Isorori uburyo inarenze ushyiramo izindi ukanapfunika kugira ngo nta kintu kirimo. Kuyaza umuntu hahandi mubona yataye umutwe kubera ko izi sorori zihagaze. Gisanga muri iki gikoni nicyo kintu kirimo gihenze muri iyi minsi, ko niyo bitaba bihenze urumva ikintu gishyashya utaranakoresha ukibuze byanga byakunda wakwitwara mu buryo butandukanye, ukashyireho iyi shashi imwe yonyine, ubundi ya karito yanjye nze nyifunge neza uko yari imeze. We araza agiye gufotora ahera amamagare muraburize umubwira ati ngewe ibyo bintu ntabwo nzi amasorori arimo aho ngaho. Ngiye kuyajyana nyatereka ahantu nk'ahari hepfo, cyangwa bikunda ntabwo ari butekereze ko ari hariya ko ari umuntu wayajyanye nyine, arababona ko ibintu bye byose bifite tayari. Yaterekanga ubundi sasa subire mu gikoni nikorera utuntu twanjye, araza nyine nkuje gufotora igishashe. Reka ndeba hano imitsumba hano, kame nihanagurisha utwombo. Hano hari udusahane tukagite imisho turirimbo twa feke. Uyu munsi nabyikiye muri mudu nziza imeze neza kabisa, kugira ngo mujijishe. Ngiye kuba nibyinishwa uturirimbo tutabaho, kiri ngo ni no muri ekoteri. Uko twaje muri Masaka rapa tukifunga hano, baraza nyine abakorera ukuza amukuranyako. Ariko noneho abantu bako baganiriye banira bose nimba babyutse. Yego kubikoresha uyu munsi sinabuza. Ushaka kubigura nawe? Ibisorori biri hasi umuntu. Ibisorori se ntabwo birimo hano. Hano urabona hari ibisorori birimo. Ibyo bisorori ko mbyukiye aha ngaha nkora ibyanjye nzi ko ibisorori birimo aha ngaha. Ese izi ndimu kuki zirimo aha ngaha? Indimu ziba zigomba kuba ziri ahantu hagize hatagera umwuka kugira ngo zigume ari mbisi. Ibisorori biri hasi umuntu wahise buraba. Ariko ibisorori bya birimo aha ngaha. Reka imikino mwana. Karito ko yari ifunze aha ngaha, yari ifunze gutya. Yari ifunze uku nguku. Ibisorori byavangwamo n'agaha. Ibisorori birimo. Asuma, zana ibisorori mfotorera Tiffany igenda. Ibisorori ndabivana he? Ibisorori ndabivana. Ko narindi guhanagura amasahani aha ngaha, ibisorori birimo mbona birimo. Kafunguye nkaba mbona nta birimo, ntabwo ngenza aho biri. Asuma, tinyima ibisorori biri he? Nta bisorori nigeze mbona. Ntabyo nabonye rwose mabuja nawe.
iyo na muntu ya buri gihe naramukiye muri mood nziza sinzi ibintu bimvangira nese urambaza ibiso yampaye bibazende asuma huza na blague ntabwo ngemeze neza ntabwo nshaka gukina pe ibisorori biri emfotorera kifa ako sikarito ko nasanze ifunze mu gitondo kuva nagera muri iki gikoni ibisorori nzi ko birimo urumva ibisorori bimaze iminsi ngayaha bimaze iminsi nk'itatu cyangwa uyu munsi ni wa kabiri none igisorori ku munsi wa kabiri kirifashe mbese ko bakize igikarito ko bakizanye gifunze kikaba cyari kigifunze ka kantu ukuyeho karije asuma winyigiraho umusazi singiye nuzi ukuyeho ntabwo byari singiye nuzi ukuyeho singiye umusazi ngiye ntabwo numva ukuntu ibisorori bigiye bigasiga ikarito zana ibisorori ifotorera ahubwo tubwo bari abantu ntabwo wasanga barayizanye nabirimo ngewe nsanze ifunze iki kintu cyo kikuriyeho ejo bundi ntabwo nakoze video asuma ibisorori ni gute bibuzemo hano nakoze video wakoze video uri kumwe nanda no mu gikoni nari mpari n'indi nyenyine okay none se ubwo urumva wabimbaza gute none se mbibaze ngewe ubizi ko ejo wakoze video nahari asuma kuba tutari turi kumukora video ntabwo bisobanuye ko utaraye muri uru rugo ntabwo bisobanuye naraharaye ariko ntabwo naje kurara mu bisorori ngo nze mbipfundure ntabwo naraye hano mu gikoni ngo nze mpfundure ibisorori mbitwara ese mubwiye ko urara mu bisorori unavuze mu gikoni ibisorori z'umuntu yakwirwamo none se ubungubu ibisorori biri hehe akasuma ubuzi ko hari amafaranga umuntu aba yatanze cyangwa nta mafaranga ariko kuba ari amafaranga ntabwo bivuze ko ufata ibintu byose ukabingekaho ngo ukambaza ibisorori ngo biri hehe kandi njye nabona ikarito ifunze mbibaze njye ku muhanda njye kubaza abantu cyangwa abaturanyi bacu hano ngo ibisorori byacu biri hehe yego cyangwa se banabyiba nese ubundi wafata ibintu utaranabikoresha ukabikubita kuri kamera ukabyamamaza banabyiba ahubwo wowe ushobora kuba ufite abantu bawe bagiye kubikodesha uko bimeze mbikodesha se nese ibi bisorori biri asuma tureke imikino no kunesha umwanya ibisorori biri hehe ntabwo mbizi ahubwo ndeka mpamagare Neira umubaze nawe nimba ari ibyo yaba yabonye uramubaza ikineye we yaje abana mu gitondo aje gukora ibintu by'abana wenda ashaka kubaza hanyuma se asuma wikomeza kuza mu bisukari ibisorori biranga bihuriye no gukora ibiryo by'abana none se njye bihuriye no kuba nari mu gikoni usanze ndi mu kazi nibwo nagura complex bazishyira mu bisorori yego waza kunza mu none se nari guhanagura amasahani nyashyira mu bisorori asuma sinshaka imikino nawe shaka ibisorori byanjye bibone nta mikino ndimo nawe njye nta bisorori nabonye biramutse bibuze njye ntabwo wanyira mbikubwize mu mabuja nanjye ugomeje kungereka ibisorori gutya ntabwo uri bunyi asuma nta blague ndimo nawe ndashaka ibisorori byanjye nta bisorori nabonye Neira asuma Neira umuntu w'umusazi ngwino nawe ni wowe ubyukira nawe mu gikoni kwanza njyewe mbyuka nyuma umva ngo mabuja ngagiye ngo gufotora ngo ibisorori ngo arabibuze kandi njye njemo hano akantu kandi uza akabifunga kariho gutya niwe ugakuyeho ejo mbese nakoze video y'ibino bisorori asumani niba hari abantu yagiye gutekera bakabura ibyo baruriramo ariko abantu agiye gutekera ni amasorori bagira none se bya bisorori bya nabirimo nawe umbwira ngo ibisorori bye Latifa hamwe ngo nimuhe ifoto hari ibisorori biri Gisenyi yabonye arebe ko byibura bihuye ngiye kuyimuha nje kureba ibisorori ndabivuze none arimo arambwira ngo ninkubaze ngo waje gukora ibyo by'abana nimba negura cyane kuri ibisorori negura nese urumva umuntu arabibaza naribonye ubamagaye ngo Neira wari wabona hano mu gikoni ukoresha ibisorori byewe asuma nakubwiye ngo ntukajya uvuga ngo ibisorori uzabwira ko ibisorori wabishyize ngo wasanga nimba umuntu aguba guhamagara ngo akubaza tukazana ubwo butiku bwawe cyangwa nzaguce muri iki gikoni ntuzongere no kwinjira n'ibyo wakoraga njye mbyikorera kubera ko ndabona ko ibintu hano bisigaye bigenda mu buryo ntazi aho habuze ikintu ubundi biba byagiye bibiri nyine nibyo ndi kuvuga ngo uyu mukobwa mba mbajije ari we dukorana muri iki gikoni akaza namubaza ikintu akambwira gutyo agatangira kunzamuraho umuntu nkaho ntabwo yategura ariko akorera hano mu gikoni hanyuma ku buryo yaba yavuze ati reka nderure ibisorori yanabihisha kugira ngo aduteranye arebe yanaduteranye yindi
ibisorori byari biri meza ngaho ubwo Sumani byari biri meza warabibonye ko ejo byari birimo warapfunduye urareba mbo ubimubaze urumva ko ejo yapfunduye akanareba ko birimo njyewe si ibyo bintu n'akazi mba nifite nta nubwo nabona umwanya wo kujya kwiga gupfundura amakari ariko mamubona nafata igikoresho dukoresha hano mu rugo nkajya kugikodesha reka nkubwire mamaka nimba bihenze nyine ubwo birahenze kandi urumva ko nyine byanabuze umuti wabyo ubwo ni ukubishaka ntabwo ari uretse kuvuga ko bihenze niyo turi turabishakana nese si wowe uzi ibintu turabishaka ndashaka ibisorori byanjye ushaka n'ibisorori nawe nikorana nawe hano mu gikoni ako nasoni ufite meruka njye no gutera ntunakamenyera ariko umukobwa menya afite abazimu bamukoreraho urumva nk'amagambo aba ari guhuraga uzi ko wajyanga ibisorori byabuze n'ibyawe ibisorori bajya kubigura n'igiciro washyizeho hari n'ikintu washyizeho bari baguhamagariye kubera ko nabo ba muri uru rugo ngo bakubaze none we ndumva isuzu wabyimbye nka mabu uzi ko na mabuja ataje gutoha urabona uburyo wambyimbanyera we sohoka agenda ibyo ngibyo ndabyikurikirana nimba byanabuze ndabibaza ariko ngabanye umunwa nk'ubu nera nta kosa afite ko ujye kumva nese kujya bari kuza azamura umunwa ahangaha hano ubundi ni iki hano bundi nera sigara iki cyawe nera sigara iki cyawe ku buryo numva afite asigara umuvugizi wawe ntumenyere ndakwiyamye ntabwo ari ukukumenya ariko mvuga ibintu bigaragara ndakwiyamye rero urumva ukuntu aba aje azamura umunwa nk'aho nese wowe ko utaje kuriya ngo wowe uzamura umunwa gutyo abantu duteye bitandukanye nimba rero uri kumva ateye nabi rero umushyire ku murongo imiterere yiwe ariyo turimo hano ngiye upfa baze mubaze narangiza hano bwije mwari mwamaze kurya mwanaryamye sinigeze ninjira muri nese hari uwigeze akubwira ko twaririye muri ibi bisorori asuma ntabwo ari wowe wajya kuzanira amazi yari asigayemo make oya reka nanjye nkubaza hari umuntu yakubwiye ko twaririye muri ibi bisorori ababimbwiye ko none se kurya bihuriye n'ibindi winjiyemo hano ukaza gufata intuza ntabwo winjiyemo ahangaha bari no kuguhamagara ushaka banze kuri aba badusubize ntabwo ariho wari uri gufata amazi yari asigaye hano make ni njyewe hanyuma wabonye ndi mu ikarito niba wafunguye igikoni mbwirwa n'iki utahise ugihereza umuntu se yari ari he asuma ko winjiza hari uwo mwinjiranye mu modoka wazanye uru rupangu ni runini harimo umuntu sinabimenye icyo nshaka oya hari uwo mwazanye mu modoka ukaba wabimubwiye ngo mbimuhe ukabyibagiwe cyangwa byibagiwe asuma ngiye tujya kuvuga ukansubiza gutya none se nazagusubiza ntabwo ndi umuntu njye ntabwo ndi umuntu izina ry'Imana mabuja munageze mu bibazo ibyo bintu by'ubu mabuja ntukabizane ngo ntakavuge nawe uvuge icyo cyo nyikubwira ngomba kujya mvuga asuma ahari wenda hari ikindi kintu wowe ukeneye nkeneye ibisorori byanjye ariko ahari menya yabuze uko unyiyenzaho ngo nanyirukane nkeneye ibisorori byanjye bikomeza kumva ushobora no kuba ari wowe wanabikuyemo ushaka kugira ngo urebe uko nigira ndi no kubitekereza nimba warabuze aho wamera unyirukana wavuganye n'imikoranire tukayihagarika ariko ntuze kungerekaho amasorori ahenze nk'uku nguku ubu se oya niba warabuze ukuntu nyine twahagarika imikoranire yanjye nawe twanabihagarika nta kibazo twanabihagarika kabisa twabihagarika njyewe nkanaca bayinga ugakomeza imikoranire yawe bya YouTube wari warambwiye ko uzajya winjiriraho imiziki yanjye tukabireka kumuyaza hahandi asara yasaze ikintu ugiye gukora ni iki aha wandika hejuru sorori cyagiye ninde wabijyana ukeka ndera biraboneka cyangwa se hafi umuntu cyangwa sinzi alo bino bimeze bite n'abandi uri guhamagara asubanyereye kubona ibisorori byanjye umva nkubwire mfite ikibazo hano mbabarira umfasha niguriye ibisorori ejo bundi
ibisoro ndi kumwe na Sumana kumva atanagira ngo ngiye kubateranya niguriye ibisoro ejo bundi urumva arangije umuhungu muzima uyu ubwo bimaze iminsi 2 mu rugo nabikoresheje video Latifa byisama amagara mbya ati ngwana nkumereza ifoto hari ibisoro nabonye igisenye ndeko bimeze kimwe nigurira ibisoro ngo yari yabikunze nje kureba ibisoro mu gikoni ndabona ikarito ibisoro nkabibura nakubwire mubwire ntabwo ndamubwira iki ibyo bizoro ngenzaho biri none se biri ngende ndumva nansekeje bura n'impamvu Asumana amaze kunanira ndumva nansekeje ubu hamagaye Nosa ugiye kumbwira ibyo bisorori awasanga ari nawe ho wanabibitse abibika bahanga ariko ngani imvira Asumana nakabije mbabarije uzana tureke kuko ari Nosa n'uje kugarura ibisorori aguterura kujyana njya kujya kuzansaza nari nanjyana ibisorori urabibonye mbabara mvuku nabari kunsubiza bajyangana na bose Inosa sawa ndewe nshaka ibisorori byanjye mwana ukabura mu nteje ngo ibisorori ndashaka ibisorori byanjye Asuma ntabwo nkunda umuntu utuma ngira umutima mubi ntabwo nkunda umuntu utuma mvuga nabi ahubwo nanjye sinkunda kuvuga nabi Asuma ndakwihanganira ngiye gufata nk'umuvandimwe wanjye ariko mbona ushaka kuzansaza mbona ushaka kuzangira umusazi neza ngaho ibi ni iki uragaragaye ubwo ibyo bisorori nakubwiye ngo witonde urabibona aho yabikiza araza kubizana singuye se ntabizi Yabda gufata ibisoro mu bitereka hariya hepfo binde ahubwo njyewe reka nibaze ngo mwembi ibi bintu muri babiri usigaye uri umusazi bibi ibafata ibisoro muba mwifuza kubona nasaze mungerekaho ibintu muzaho biri mbese ubu mwashakaga kugera ku kida mwashakaga kugera ku ki kumbyukira muri iki gitondo naranafata n'amazi yo kunywa mukangerekaho ibintu nk'ibi ngibi ibintu mubiziranyeho muri babiri mubiziranyeho ariko narabibonaga sha ese nkaho uba utangiye kumbwira ngo nta jambo mfite wowe ushinzwe iki hano ariko bana we kutamumperezanse ko yabaye mwunganizi wawe ariko mana atangiye kujya mbwira ngo nta jambo mfite hano ibi bisoro ntibinakoreshejwe nyine uko byari bimeze uko bikimeze mubaza aho bivaye aho yarabitije mubaza aho bivaye niba babitiriwe si none se abivanye ko ibisoro byari byabuze abivanye he agere hano se akora iki kandi umujura yigaragaye ubizanye se n'umubonye ubwo se wabyumva ari umwunganizi wawe numva asigaye avuga mu ijwi ryawe ntabwo ari ukunyihorera baragize abaza bakubaza ibisorori ukatajya kwivuga ngo ibintu birandenze reka mbanze nywa amazi Asuma waribonye wallahi ariko mani gute mumbyukira mwebwe uwa babiri mumbaza ibisorori ari mwe mwabibitse njye ntacyo kujya kuvugana nawe Asuma babari Inosa mubwire ntaze ni plaka ni yari plaka ni byari babijyanye haraye yego reba hari ariko mani ni kamera reba nawe hari guys mubonye uburyo se umuntu atariye yabuze boro ze zihetse yahamagaye famille yose yayihuruje ngo baje batwara Sumana yarananiwe hanyuma byo ni plaka Latifa yabimate Latifa nyine namwifashishije urumva plaka nk'iyi ngiyi kuri gukora bigoye namubwira wowe muhamagare mwaka amafoto y'ibisoro ariko nawe yabikoze neza mushimira cyane wakoze Latifa kudufasha
gahunda igezweho mubonye mabuja se yabuze boro ye kunyabameze nawe urakoze kutuyaza ubwonko mana y'isi n'ijoro hari abantu nabonye barimo baravuga ngo yayitekereje atera mwihorere bwacanye imvura yaguye ahangaha ngiye kujya mpasetinga ahubwo menya nzagura reka mubwire sima ubutaha n'uzongere ndagusaba rega iki gikoni ndakizi ni icyanjye ndakizi urabona yari yaragikunda ahubwo ntabwo nari nzi ko byamugira gushaka yarumvaga ari bugure cyane watekereje neza ariko ndagukomye jya wemera ariko ntabwo igihe uzemera noneho akarusho hano ngaha kano gakamera kaba kari hano mu gisoro kano gasawundi kugira ngo nyine amajwi aze kugera ku bantu banjye neza ariko abakiriya sumari mwagiye mwana mwagiye wabaye reka ntihagarara hano ngo mbivuge twese tugaragara neza abantu ko turi kugaragara ahari turagaragara abantu hari hashize igihe nigeze kubivuga muri video mperuka gukora y'iki gisorori cyanyogoje umutima ntabwo twari tumaze iminsi hafi ya twese duhuze hari ibintu bitari bimeze neza niyo mpamvu umutigeze mwongera kubona video ariko kubera Imana ubu ngubu ndibaza ko arasumana ashaka kuba ameze neza Nenera ari muri mood nziza nanjye byari bimugejeje byagiye ku murongo hano buri muntu wese yari afite impamvu ze ariko Imana ishimwe wenda ubwo twabigiriyemo rimwe byanarangiriye wenda mu bihe bijya kuba bimwe twizere ko ubu ngubu wenda video zacu ndetse n'ibindi bintu byiza nababwiye ndi gutegura ko bigiye kuboneka kandi bikazabonekera ku gihe inshallah rero abantu mushaka kunanuka mujye muri Sunrot babaye product mwigabanyiriza ibiro ariko Asumani warunyageje Latifa wowe ubwo wigumira Igisenyi ubwo wenda nanjye nguma i Kigali ariko nindamuka nkandagiye Igisenyi uzanyitegura nuramuka ukandagiye i Kigali uzanyitegura ikindi Asuma niwicare ngo utuze ngomba gutuza kuko ibintu oya ntutuze ibintu mufitiye byo ni byinshi tuno n'utuntu dukeya mba nkusogongesha nicyo kintu naguteguza cyo reka nkubwire njyenyine wafatiranye igisorori kikiri gishyashya umwe kwana hari byinshi bishyashyara so rero Imana iraribaho umugisha abantu mukunda ibikorwa dukora mwarakoze kutwakira neza iyi timu mureba hano y'abantu batatu ni timu Imana yashyizemo umugisha kandi namwe baha imigisha Imana ishyire baraka mu bintu byanyu byose natwe rero Imana iduha ibitekerezo byiza iduha ibintu bibashimisha bibigira ibyo bibungura ubu tubibasangize ku ruhande rwanjye ndabakunda cyane bayi ariko ubwo mwitegure video igiye gukurikira Sumani ndashaka kuzamutoza amashashi Nera nawe nanjye ndashaka kubabwira yuko mbakunda cyane abantu badukurikirana rwose ndabakunda cyane Imana ijye ibamera umugisha ndabakunda cyane njyewe ni ibisanzwe ndabizi ndabakunda guys ndabakunda yataye ahubwo mujye muri comment mani twongere nyine twishimane mungaragarize rwa rukundo rwa kera sha turabakunda cyane